Yes, reka tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwe mwese mukomeje kugenda mwibanira natwe muri gahunda z'amakuru abagiye atandukanye, amakuru abari kuvuga mu Burundi, mu Rwanda ndetse n'ahandi hose ku isi ahantu hagiye hatandukanye. Wowe orere mu mujyi wa Kigali ndetse no mu zindi ntara zose z'igihugu cy'u Rwanda turagushuhuje. Ni kuri uyu wa gatandatu tariki ya 10 Mata nibwo rwose ku gicamunsi haje kumenyekana urupfu rw'umugabo Hagenimana Fabien, umugabo ufite ubumuga waje kumenyekana cyane ubwo yaririmbanaga na The Ben ku rubyiniro. Ni mu birori rwose byatangizaga cyangwa se mu birori by'ubunane byari byabaye ku itariki ya mbere rwose ku itariki ya mbere 2020. Uyu mugabo rero Hagenimana Fabien ni umugabo waje kumenyekana rwose ubwo yazaga kugenda ajya mu bitangazamakuru agaragaza ko afite impano yo kuririmba hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yaje gukundwa n'abatari bakeya, gusa nawe niko yagomeje kugenda agaragaza ko rwose yishimira kandi akunda ibihangano by'umuhanzi The Ben. Umuhanzi The Ben rero nibwo byaje kumenyekana rwose ko agiye kuza mu gihugu cy'u Rwanda hari ku itariki ya 31 Ukuboza 2019 nibwo rwose yari busesekare ku kibuga cy'indege i Kanombe. Hakozwe ibishoboka byose rero uyu mugabo Hagenimana Fabien agezwa ku kibuga cy'indege ajya kwakira umuhanzi The Ben. Nibwo baje guhura ndetse The Ben anamwemerera rwose ko azaririmbana nawe kuri stage cyangwa se ku rubyiniro yari yahawe mu gitaramo cyatangizaga umwaka 2020 East African Party. Uyu mugabo rero nibwo yaje kuririmbana indirimbo cyangwa se akorana indirimbo na The Ben ndetse banayimurika muri iki gitaramo, indirimbo yakunzwe n'abatari bacyane mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo rwose ni umugabo wagiye amenyekana gutyo ndetse amenyekana no mu itangazamakuru, akundwa n'abatari bacyane mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo rero ku itariki ya 10 nibwo rwose ngo yaje kwitaba Imana. Ni kuri wa gatandatu nibwo ngo yaje kwitaba Imana mu masaha y'igicamunsi. Uyu mugabo rero akaba yashyinguwe kuri iyi tariki ya 11 ku itariki ya 11 rwose ni kuri iki cyumweru aho yaje gushyingurwa. Umuryango rero ukaba wagiye utangaza ibintu bigiye bitandukanye, ukaba wagiye utangaza rwose ibintu bitandukanye, utangaza ibintu ndetse no ku burwayi bwe. Ni umubyeyi we Nyabyenda Regina niwe waje kugenda atangaza ibintu bigiye bitandukanye kuri uyu mugabo rwose wagiye akundwa n'abatari bakeya hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi. Uyu mugabo rwose ni Hagenimana Fabien, akaba ari umuntu ukomeje kugenda rwose abantu batari bakeya bagaragaza akababaro ndetse n'amarangamutima agiye atandukanye, bavuga ko bababajwe rwose n'urupfu rw'uyu mugabo. Ati Fabien yitabye Imana ku gicamunsi cyo kuri uyu wa 10 Mata 2022 aguye mu bitaro bya Kibagabaga aho yari amaze iminsi arwariye. Ibi nibyo byatangajwe n'umuryango we rwose kugira ngo abantu batari bakeya hano mu gihugu rwose bamenye ko uyu mugabo yaje kwitaba Imana. Uyu mugabo rero yababaje abatari bacyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no handi hose ku isi, bagiye bajya ku mbuga nkoranyambaga bagenda batangaza ibintu bigiye bitandukanye bagaragaza ko rwose bababajwe cyane n'ibintu bigiye bitandukanye. Umubyeyi we Nyabyenda Regina yavuze ko yafashwe n'uburwayi batabashije kumenya ndetse babanza kumuha imiti yanyweraga mu rugo hafi ngo ukwezi kose. Ngo icyakora mu cyumweru gishize nibwo baje kubona ko arushijeho kuremba uyu rwose Hagenimana Fabien, bityo bamujyana ku bitaro bya Kibagabaga. Ni nubwo rero yaje kumara icyumweru, hanyuma rero uyu mugabo aza kwitaba Imana. Hagenimana rero ngo twakomeje kugenda tubibabwira yamenyekanye ubwo yakoraga ibiganiro ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, akagaragaza ko afite impano yo kuririmba se
cyangwa se afite impano rwose yo kuba yaririmba umuziki. Nibwo abantu batari bakeya rwose bagiye barushaho kumukunda ndetse baramumenya. Gusa byaje kurushaho nk'uko twabibabwiye ubwo rwose yazaga kuza guhura n'umuhanzi cyangwa se umusitari hano muri iki gihugu cy'u Rwanda ubarizwa hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni The Ben ukundwa n'abatari bake nawe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu mugabo rero rwose ngo nibwo baje guhurira ku kibuga cy'indege ubwo yajyaga kumwakira, ariko ngo umuryango we wari wakoze ibishoboka byose kugira ngo abashe kuba yagera hano rwose ku kibuga cy'indege ajye kwihura n'uyu mugabo yikundiraga. Byari rero ku itariki rwose ya 31 Ukuboza 2019 nibwo umuhanzi The Ben wari ukubutse mu gihugu cya Amerika yaje kugera ku kibuga cy'indege yihurira n'uyu mugabo, aho rwose yaje no kuba yamwemerera kuba bakorana indirimbo, baje no kuba bagaragaza cyangwa se bamurika mu gitaramo. Ni mu gitaramo rwose yaririmbye ku itariki ya mbere mu mwaka wa 2020 ubwo batangizaga rwose uyu mwaka. Yes, rero ibyo ngibyo nibyo twagiye rwose tubasha kuba twabagezaho ku bijyanye n'uyu mugabo rwose, aho yaje kuba yaririmba muri arena aho abanyarwanda benshi cyane babashije kuba bamumenyera. Abantu batari bake rero ku munsi w'ejo ku itariki ya 11 bifatanyije rwose mu muhango wo kuba rwose bashyingura uyu mugabo, cyangwa se kuba bamushyingura mu cyubahiro, cyangwa se kuba rwose bavuga ko yari umugabo ukomeye. Abantu batari bakeya bakomeje kugenda bagaragaza amarangamutima ndetse n'ibitekerezo byabo, bavuga ati rwose ari umugabo uzi kuririmba, ati agiye hakiri kare, ati rwose turizera ko igihe kitari cyakageza, ati nuko urupfu tutajya inama, ati nawe ubundi yakagarutse, ati rwose nawe ujye inama narwo. Umuryango rero wakomeje kugenda ugaragaza akababaro cyangwa se ugaragaza ko wabajwe rwose n'urupfu rw'uyu mugabo, ni mu magambo agiye atandukanye bagiye bavuga. Abatari bake rero bakomeje kugenda babwira uyu muryango se cyangwa babwira uyu mugabo ko yagira iruhuko ridashira rwose akaruhuka mu mahoro. Ngayo nguko rero ibya Hagenimana Fabien wakunzwe n'abatari bake hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho yaje kwitaba Imana ku itariki ya 10 Mata akaza gushyingurwa ku itariki ya 11 Mata. Ni Kigali Top News rero ikomeza kugenda ikugezaho amakuru abagiye atandukanye, amakuru abari kugenda avugwa hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu Burundi, Tanzania, Uganda ndetse n'ahandi hose muri Afurika n'ahandi hose ku isi. Rero niba utarabasha kuba wakanda subscribe, yikande n'iryo jambo ritukura, ukore kukazogera, hanyuma notification yacu ijye ikugereraho ku gihe. Turagushimiye nawe wabashe kuba wayikanda, tukwizeza rwose ko tutazahima kugenda tukugezaho amakuru abagiye atandukanye, amakuru abari kuvuga mu bintu bigiye bitandukanye. Amaro n'imigisha rero bikomeze kugenda byibanira nawe mu mirimo igiye itandukanye ukomeje kugenda wiberamo, ari nako ukurikira amakuru abari kugenda avugwa, amakuru abagezweho kuri Kigali Top News.